ufite imyaka yose niba ari 17 aba yumva ngo amaze kubyina washaka umugabo uwagejeje 18 ngarashaka umugabo akiyambura akiyerekana amafoto y'uwo mugabo se ashaka yamaze kubanga ashaka umugabo bure ni rumwaji aritonda akagushakira umugabo ukunywera inzoga rumwaji umugabo ugenda akakunywera itabi umugabo umurusha imyaka itari munsi ya 15 Nose Patrick wari wajya mu rukundo narimo uje mu rukundo mwakundanye ryari n'umukobwa twakundanye 2008 nitwiha ngo gushaka umuntu uri hanze kubera icyo umuntu uri hanze ataravuga ngo afate uwo bari kumwe hari hanze 2030 ni nyinshi nose 2020 nyine ni mikeya kutarashaka wamwe ngo watangiye guteta 2008 ahubwo banga gushingira abanyamoko gushingira indi miryango izanye indi mico yabo utazi. Papa Plus TV. Twongeye kuba ikaze kuri Papa Plus TV nkuko bisanzwe nk'abakunzi bacu nkuko mubizi ndi Plus Password. Twongeye kuba ikaze tunabashimira ku bufatanye bwanyu n'uburyo mutwitaho n'ibyo mudusaba tukabasha kuyibazanira. Kuri munsi wa none twongeye gushimira abakurikirana Papa Plus TV nkuko bisanzwe kandi turabashimiye cyane. Rero kuri uyu munsi wa none tukaba twongeye kubazanira abatumirwa hano b'abasore b'abasiribateri bari singo hano uko ari babiri. Murababona ko ari abasore beza kandi bakeye. Mumeze neza? Mumeze neza kabisa. Nkuko abakunzi bacu mubabona murababona n'abasore bakeye kandi ntacyo twabashinja nubwo mu mitima yabo bafite ibyo bishinja ariko buriya baraza kubitugezaho. Reka batwibwire amazina yabo. Nje nitwa Espoir. Bakita Espoir. Hano Kasarani Mazuri. Kasarani hano Nairobi. Nairobi muri Kenya. Muri Kenya. Umusore wo muri Kongo Munyamurenge. Munyamurenge kabisa. Original. Uwo mugenzi wawe bamwita nde? Nanje amazina yanjye Patrick. Muri hano Kasarani. Munyamurenge. Aracyari ingaragu. Guys urabona abasore ko ari abasore beza umwe niwe uvuze ngo aracyari ingaragu. Bura turaza kumenya impamvu ari ingaragu. Twabazanye ntago ndi married. Nawe uri ingaragu. Ni ingaragu single and searching guys. Murabyumva yuko bose ari ingaragu. Twishimiye kubabona kwa mwemeye kwitabira ino channel yacu Papa Plus TV. Mwakoze cyane. Mwakoze. Espoir tubariho duheraho tugira icyo tumubaze nk'ibintu bitatu. Espoir ni iki kintu ukunda? Ikintu nkunda mu bijyanye n'iki? Tubwire ikintu ukunda wowe gusa n'umutima wawe uvuga ati iki kintu nicyo nkunda. Njyewe cyambere nyine nkunda Imana. Ukunda Imana. Nkunda Imana Kristo. Imana w'Imana yo yambere. Icyakabiri. Wenda icyakabiri. Icyakabiri nge kanyiko. Basa umuntu udakunda Imana. Icyambere uvuze ko ukunda Imana. Imana. Icyakabiri ni kiwanga. Reka mvuge ikindi kimwe nk'indi. Nacyo ndagikunda ntago nakireka. Nkunda football. Ukunda football. N'ubundi hano hanze hano amafoto yakunda gucicikana ukina umupira. Hari n'igihe bigeze kukuvuna biramenyekana. Icyakabiri ni iki kintu wanga? Ikintu nanga. Nanga byinshi. Ariko nanone nanga nyine kubabaza umuntu. Kubabaza umuntu cyangwa guhemukira umuntu. Ndabyanga nyine ntago ari sawa. Icyagatatu ni iki kintu wifuza mu buzima bwawe? Nifuza. Wowe wifuza wumva uko waburi. Ibintu twifuza ko ari byinshi turifuza. Dushaka kimwe. Turifuza ikintu nifuza. Nuko uzajya mu ijuru. None ndifuza iki? Nicyo wifuza kujya mu ijuru. Reka tujye kuri Patrick. Ko wakonje? Nkaho bakwinitse mu idomoro y'amazi.
ntabwo hakonje. Ikintu cya mbere ni iki kintu ukunda? Ikintu cya mbere nkunda njye nkunda kwisanzura. kubera ko iyo wisanzuye n'umuntu ukabona basi nk'ukuntu hari ukuntu ugendana n'umuntu ukaba wabona ibikorwa akora cyangwa ibintu byose akora cyangwa ibyo ukora ukaba wabasha gusobanukirwa mbese ikintu ushobora gukunda icyo ari cyo. cyane njyewe ikintu cya mbere nkunda cyane kandi njye kitazamba navuga kitakuva ku mutima, kitamba ku mutima, icya mbere ni ababyeyi banjye. Ababyeyi bawe kubera ko ababyeyi banjye nubwo tutaba turi kumwe ariko ikintu cya mbere mba mfite mu mutima wanjye kimbamo ni ukuba nkunda ababyeyi banjye. Kandi n'ikindi kintu cya kabiri nkunda gusenga pe. Burya ahantu iyo njyewe nafite imana muri njyewe ntacyo nakwigezaho. Ni iki wanga? Ikintu cya mbere nanga ko wahemukira undi muntu. Guhemukira undi muntu cyangwa ukavuga hari ukuntu umuntu aza guhemukira kwa kundi nyine hari ukuntu uhura n'umuntu ukamubwira ngo ndashaka umfashe muri unkorere faveri umereze wenda agufashe ikintu runaka, umereze nk'amafaranga, hari ikintu ushaka kuyakoresha. Wa wundi usabye amafaranga akubwira ngo nta mafaranga afite, ngo rero ngo nta kuntu nabigenza ngo kumva ko nta mafaranga afite. Kandi ubizi ko ayafite, kandi ubizi ko nyine ayafite. Abenshi wanga muri make wanga umuntu wawuhemukira cyangwa wanga ikintu cyitwa ubuhemu. Guhemukira ikintu bita ubuhemu kabisa, kubera ko ngiye umemukiye ikintu nagusabye ukanga kukinkorera, uko nguko biba birangiye. Ese kankubaza, nk'umuntu aguhemukiye, uvuze ko ukunda ababyeyi, akabakoraho akagira ikintu abakorera kitanejeje umutima wawe, wabyitwara muti? Hari ukuntu nyine umuntu ashobora guhemukira. Hari ukuntu umuntu ashobora kuguhemukira akaba yaguhemukira wenda tuvuge hano hanze hari abantu benshi baza bahemukiye. Hari abantu benshi bahemukiye, usibye ko hari benshi mbona, navuga ko hari umugore umwe twari duturanye yaratuye impande y'aho mukuru wanjye yabaga, ariko narebaga ubuzima abanyemo n'umugabo we. Mbese nareba ubuzima babayemo nkavuga ibi ngibi umugabo mbese umugabo yatahaga yasinze, undi aza yasinze agakubita umugore. Njyewe ikintu kitambamo ni ukuvuga ngo nshobora gutaha nasinze ngo nkubite umugore. Icyo nicyo kintu nakora. Bivuze ngo umuntu wahemukira, urugero famiye yawe, wowe icyo wamwitura ni neza ntabwo ari nabi. Njye ni neza ntabwo ari nabi. Guys, nko mudukurikiranye, aba ni abatumirwa twabazaniye kuri uyu munsi wa none. Nkuko mukomeje kubibona, urabona yuko ari abasore b'ibikwerere kandi murabona ko bameze neza cyane, ariko
hari icyo dushaka kugira ngo icyo turi bwibandeho cyane ku kiganiro cyacu ni ikibazo cy'uburwayi bafite dushaka babudusobanurire neza. Hamwe yavuze ngo ni ingaragu, uburyo bari ingaragu kandi yarazanye uruhara ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye, ni agahinda kandi biranababaje. Ese Espoir urakuze ubona ko umaze gusasa, ese wivuza amazina yawe ko witwa Espoir, uri umusore mwiza w'Abanyamurenge kandi wa original, ufite abana bangahe? Nta bana ufite? Habura iki? Sinakubwiye ko se ndi single. Urabona ko iki gihe hari igihe ushobora kuba usize umugore mu nzu ugakuramo n'urupeta ukarushyira ku ruhande ukaruhisha. Hano hanze nibyo bintu biriho, abagabo cyane barabikora, abanyakenya ugasanga yasize umugore mu rugo ariko ntashaka ko bimenyekana kuko afite ibindi bintu aba arimo by'amanyanga. Siko bimeze? Ufite abana? Yego ko. Ntabo? Njye nta bana mfite. Kandi njye ndamutse mfite umugore. Nkaba mfite umugore, mfite n'abana. Gusa nakihakana umugore gute? None se ni iki gituma utagira umugore? Ikintu gituma ntagira umugore? Iki gituma wumva waguma mu busibateri? Mu busibateri? Ubu koko ushaka ko tuzaguhamba n'ikara? Twese ntabwo tuzaba abapadiri. Twese tuzashaka gusa umuntu nyine ugiye kubaka urugo, wenda n'abandi bose nyine wafashe umwanzuro wo kuvuga ngo agiye kubaka urugo, ugomba kubanza gupanga. Ntabwo ari ibintu umuntu apfa guhubukira avuga ati njyewe ngiye gushaka mu gitondo ndahita nshaka. Ni ibintu umuntu abanza kwicara agapanga akamenya ukuntu bimeze. Rero njyewe nyine sindagiriye gahunda yo gushaka, ariko ndamutse mfite gahunda, ariko nyine ntabwo bizatinda, bizafata igihe ariko bizaba. Ariko se Espoir, hano hanze hano urazwi, ubu umusitari urazwi, ubizwi ko unafite n'agafaranga mu kuntu mu gake ariko wenda nubwo bitaragera kuri level nk'abasposa batuyiriya, ariko uri umusore witunze, ufite bukeye nk'uko bigaragara, namwe murabibona hano kuri kamera murabona ko ari umusore ukeye wihesheje icyubahiro. Wavuze ko ukunda football kandi uri umukinnyi uzwi, nicyo kintu ukunda, ukaba uri n'umu DJ muri make, nabyo ukajya ubikora, ko ufite uburyo bw'ubushobozi bufatika. Ni iki cyatuma ugundira ku buryo ukiyumvamo yuko utaza kuvuga? Uzi se impamvu? Njyewe niyo mfite ubushobozi, sibyo? Ari ukuntu umuntu aba afite, buri muntu wese agira plan, sibyo? Ari ukuba njyewe mfite gahunda wenda yo kuzakora, mfite intego yanjye, mfite gahunda yo kuzakora iki, ngakora iki. Ariko buri iyo ushatse umugore, icya mbere iyo ushatse umugore, hari igihe none uwo mugore ushaka umushaka nawe yifitiye iki, yifitiye gahunda ziwe, nyine afite plan y'igihugu. Abakobwa benshi bari hano bamaze guca ubwenge, bamaze kugira bafite ubwenge, sibyo benshi. Ariko nanone itakwiye ko ari n'abandi nabo ibo mu mutwe plan ye ari umugabo cyangwa ari umugabo. Ariko nyine njyewe niba mfite plan yanjye yo kuzajya ku kintu nshaka gukora, nkazamushaka umugore. Ninshaka umugore azatangira kumbwira ati kora ibi no kora ibi. Icyo noneho bigatuma nyine za plan zawe zirapfa. Of course zirapfa. None zavuga n'ikigugu. Ninshaka umugore akajya ambwira ati gira uku urumva, akagutegeka ati gira gutya, gahunda zanjye zizagira. Ariko izo gahunda zanjye ngenda mu nsigezeho vuba, nuko nyine ubuzima bwa hano Kenya murabuzi. Ngewe izo plan zanjye, izo gahunda zanjye ndamutse nzigezeho vuba, nashaka nanjye vuba, sibyo? Nashaka vuba, ariko se haje n'ibintu byo gushaka aba diaspora ntibihari. Ibintu byo gushaka rero aba diaspora. Okay, buriya umuntu hano muri Kenya twese turabagenzi. Aha ntabwo ari iwacu. Iwacu ni muri Kongo cyane rwose, muri Kongo. Ahangaha turabagenzi. Rero nirahe bari nanjye nzahagera. Ibyo twifuza. Njye ndishobora ko nzahagera, ntabwo ari ibintu byo kubati ngo iki. Nzahagerayo urumva. Gusa igihe nicyo ntazi. Rero ikintu gituma muri make nyine ndashaka kuri nje, ntabwo ari numbaza kuvugira abandi nabyo ndabigusubiza, ariko kuri nje ikintu gituma ndashaka ari ibintu byinshi byo gukora. Ntabwo nashaka umugore Frandiza bazitarabigeraho nyine. Nose Espoir tukiri aho ngaho, waba warigeze wegera umuntu wubatse ngo umugishe inama?
ndabavugisha abantu bafite bubatse bakakugira inama bafite ingo bakangira inama y'ibiki bwo bakakugira inama yuko ugomba kwanza kurangiza plani zawe oya no reka nkubwire abantu bose ntago bagira plani zimwe hari nshobora kwegera akambwira ati ngewe okay sibyo tuvuge muri kino gihe urayize primaire secondaire warangije utangiye university winde ufite gahunda yo kuzaba umuganga docteur ariko ikintu kitwica uzi ikintu ari cyo se Marseille aba wenda abantu benshi bari hanze nta ntego bagira mu buzima uramutse ufite intego yawe bro ukavuga ati ngewe nzakora iki nzabiki umugabo se ari muri gahunda cyangwa umugore ari muri gahunda oya sibyo rero ari uwo negera wenda nk'abasaza bo mu muryango aba ati shaka agira vuba uri mu biki ko wadutindira niki urumva ari undi ushobora kubwira ati wenda washatse nawe wenda ari nk'umusore kubwira ati banza ukore ibintu byawe witurije urumva noneho iby'abagore bizaza badaye okay ndabizi uziranye n'abantu benshi cyane nkuko hano hanze uzwi ntabwo tukuzi ibi tukuziho ibyiza ariko se hari umusiribateri wari wabona wateye imbere bakubwire barahari ukabona koko ninde musiribateri hano uretse gato uvuze ko igituma udashaka ari plani zawe zakwangirika okay ntabwo niko ubundi muri bimba bitari ibanga sibyo ngewe intego yanjye ntago ari umugore ibyo ni ibintu biri shwadiri sinzaba padiri umugore ibyo ni ibintu birazwi ariko ntago ariyo ntuze yanjye ya mbere ibintu byanjye nshaka kuzageraho nkazabona kugushaka tukiraho ese ufite imodoka zingahe nta n'igare ufite inzu zingahe igare ndarifite ufite inzu zingahe mva nkubwire uretse gato banza nawe ubureke gato ndumva utangiye kunyinjirira nawe uburetse sibyo ugiye kumbwira ngo imodoka zingahe ngo planning ngo kugira ngo ndashaka kugira ngo tubashe kwinjirana neza mu kiganiro nakomeje kudukurikirana bumve neza ibyo urimo uvuga bumve nimba nabo aba batarobatse baba bari mu kuri cyangwa bari mu nzira z'ubuyobe umuntu ushatse ntabwo nyina mutera amabuye abakoze ibintu byiza ni sawa twese niyo nzira sibyo njye nakubwiye ku giti cyanjye ujye kumbaza ngo ufite imodoka zingahe cyangwa iki niki ndi mukuru se uracyari muto wavuze ngo njye se ndi mukuru ndacyari muto ndacyari gukura erega nkubwiza ukuri ibintu byinshi nizo modoka uvuga ushobora kuzigeraho mu myaka 2 iri imbere cyangwa se umwaka nkoze cyane ngakora no mu kwezi si bishoboka si bishoboka yamana wavuze ukunda bigwa no mu munsi ushobora kumbona gutya mizuko sibyo ukavuga ati nta kintu kimufite mo y'umwaka uramwaka se ukuza uzi nzakoramo ibiki ujana nuko tuze ejo umuntu se ubuhazi ntabwo tuhazi none se rero niyo mpamvu nanjye nkubwira ngo ngewe nyine ibyo gushaka nzashaka kuko none ngewe mfite no mu kubanya itaranashaka urumva nta mu bundi mu z'abanyamurenge ntabwo uca kuri mukuru wawe mu z'abanyamurenge ntabwo uca kuri mukuru wawe mu bintu z'abanyamurenge nta muntu upfa gushaka mbere hari umugabo mukuru nawe utarashaka udafite ikibazo nonse ibyo bumva ari ibiki guys murabyumva neza ko dusobanuriye Espoir ufite ababyeyi ndabafite kabisa ndabemera ubu ntabwo ababyeyi babo bateye guhangayika bavuga ati umwana wacu dore aranza aratunaniye yanze kutuzanira n'umukazana cyangwa tuzanire cyangwa kukana ubwo ntabwo waba ugiye gutera ababyeyi kubara umutima uzi impamvu se ababyeyi bitabagira ngewe nanavuye ko ntanjye mukuru mfite mukuru wanjye sibyo ubu mukuru wanjye kandi nabyo birumvikana mu rugo barakubwira ati ngiye kugira uko ariko buriya ababyeyi hari ukuntu n'imyaka tuba turimo hari ukuntu baba batazi ukuntu ibintu bimeze kera bo baravugira ati baranteruraga muri Kongo barateruraga n'ubu baraterura ariko cyane naha baraterura muri Kongo ajya kubona wicariye mu nzu ukabona bakuzaniye icyuke bakuzaniye umugore ati nguyu ati mugumana aho mu nzu ntutahe ubu ntabwo byari pati ubu baraterura muri Kongo ariko birahari muri Kongo ubu birahari muri Kongo ariko ahangaha rero ibintu byarahindutse imyaka yaragiye igenda ihinduka
ntabwo wanjye wamfosinga gukora ikintu ndashaka abanza ngiye mbanze ngire ku ntego yanjye nyuma iby'umugore bizaza kandi ikindi noneho reka ngiye mvugire wenda abasore batari ngiye kuri ku giti cyanjye hari abashaka gushaka bari hano abashaka gushaka bari hano muri Afurika ariko uzi indwara yateye indwara yateye wowe warunge ngo indwara yateye ngo nuko ngo turi abasingo ngo iki n'iki turacyabisimba uzi indwara yateye nyine indwara yateye niyo gushaka amaju niyo gushaka mu Amerika abari hanze Australia uzi ko hano wikoza ku mukobwa njye reka mvugira abaji sibyo wikoza ku mukobwa avuga ati se uri hanze wowe ko mbona ushaka kumenyera umukobwa akavuga ngo wowe uri hanze nyine muri make sibyo arakubwira ati njye nkini mu diaspora urumva none se abakobwa beza bose babaye baki abari hano bose barashaka abadiaspora barashaka abantu bari hanze none se urajya gutereta umukobwa mufiteho gahunda agata kubwira ati ngewe nkeneye umuntu uba hanze y'igihugu uri hanze Amerika hehe na hehe hose isaba ari ikibazo cyo ni ikibazo reka tukira abo hanze nibo beza cyangwa ni iki kibitera abo hanze nibo beza hehe uzi ukuntu ibintu abo hanze baturusha se ubwiza ni iki kibazo uzi ikintu baturusha ikofi bro amafaranga ufite amafaranga none se ngewe ahangaha ngewe nakubwira ati ngewe ndi mu nzira y'amajyambere uri kurwana n'ubuzima ndi mu nzira y'amajyambere ari hanze wowe wageze iyajya none se umuntu ni wa wundi uzanga akanitorera uzi impamvu reka mubwire n'ikindi kintu gito utazi uzi no mpamvu mubona ngo amako yapfuye ngo niki ni kwa kundi umukobwa araha umuhungu ari hirya iriya umuhungu we gusa ikintu azi nta n'imisitari agira nta n'imirongo aba ahagaze iwe ikintu ashobora gusa n'iki agira idolari ikofi agira uko noneho abakobwa nakubwiye batagira intego bamwe gusa bagiye bigiye bamwereka udolari rimwe bakamwereka udolari kabiri gatatu agatamubwira ati se bimeze bite bimeze fresh ngwino tujye mu mago ukajyana n'umuntu bro utanazi mutaramanye n'amezi atumuvugana ukurikiye amafaranga abakobwa bamwe hano njye no bavuga ngo diplome y'abakobwa ni iki hariya Patrick urabizi cyo diplome y'abakobwa ni iki Patrick n'abagabo diplome y'abakobwa n'abagabo guys uri umukobwa uzi impamvu ari y'abagabo se umukobwa arananirwa ibintu byose ikintu azi gusa no kwisiga amavuta niba afite none agize n'Imana ikaba yaramuhaye agasura kameze fresh y'abana aragacuruza koko mu diaspora aragenda gasha hano naho hose Patrick nawe urabyemeza nk'ibyo avuze ngo diplome y'abakobwa n'abagabo simbizi ariko njyewe ubize gute ntabwo nduta banza umubaze urumva ko adashaka aranduta Patrick reka dusubire kuri Patrick ho gato Patrick turagaruka ku icyo kibazo cy'uko aba diplome y'abakobwa ari iki n'abagabo ari abagabo tukira y'abagabo yo niki byaye kangahe arabyara he nta mugore nta n'umusheri watweka muri telefone yawe ahantu aba warandika umukobwa ati sheri cyangwa ukamubwira ngo baby ibintu byo kugira abakobwa gukinisha abakobwa si byiza ntabwo ari byiza bro hano hari abahungu bakinisha abakobwa hano Kenya no ku isi yose Kenya gusa n'isi yose muri make uzi gufata umukobwa ukagenda ukamurya umutima umubeshabesha ibintu utazamukorera ugasanga umuriga noneho kubesha basigaye babesha bakabeshamo n'ibintu byo kuvuga ngo bazabakorera ngo amakwe urumva ngo bazakora ubukwe uriya mukobwa ukimubwira ati noneho umukobwa batari bose wenda si bose ariko abakobwa 80% bahaha Kenya turi ukapfa kuvuga ijambo ubukwe bro ni ushaka kuba udafite n'ijisho abenshi ushaka ntabwo bemera ko ufite ikibazo ki okay icya mbere ni ikofi amafaranga icya kabiri babonye ko ufite gahunda ugapfa kubabwira gusa ati mfite gahunda yo gukora ubukwe ngwino nagiye iwanyu najyanye n'iki ariyo gufata irembo nizo batanga iki gufata irembo barangiza akajya gukoshanya hariya umukobwa wamutwara uko ushaka ariko ushaka kare Patrick ni iki gituma utubaka okay sinavuga ngo simba nshaka kubaka ariko gusa mu gihe cyo kubaka njye ntabwo kirayi
nicyo kubaka ntabwo kizagera ryari Patrick wenda nimara kugeza n'imyaka 28 numara kugeza 28 nibwo nzabasha kugira icyo gitekerezo cyo kubaka naho ubu ngubu turacyari mu stress yo kuvuga ngo ngakazi kubera ko udafite akazi ntacyo watungisha umugore wawe mvuze ngo ngiye no gushaka none se umugore ntamutungisha nose Patrick ubu ibiryo warya nimwe bisangira n'umugore kandi mukarya mugahaga none se yabwirwa n'icyo amafaranga nayo Patrick uvuga ngo oya mubaze ngo ntukora umugore kumushaka wowe niko wabuze amafaranga nuko nabuze amafaranga ubonye mu diaspora se bizacamo bamugushakira ubonye mu diaspora byakunda byaca Patrick uramuvana ushaka amafaranga nge kwanga ushaka umugore ushaka amafaranga ngahe okay byaterwa n'amafaranga nyine umuntu aba ashaka kubera ko wowe tubwire uvuze ko wabuze amafaranga ushaka ngahe kugira ngo uzane umugore amafaranga yo nabanza gutegura nyine ibyo mu rugo namara gutegura ibyo mu rugo ibyo mu nzu byose mfite n'amafaranga yo kwishyura inzu kubera ko hari igihe nshobora kwishyura inzu ukwezi kumwe ukundi kwezi cyangwa andi mezi nkabura amafaranga cyari kikabaye ikibazo icyo kikaba kibaye ikibazo nose Patrick tukiri aho ngaho wari wumva ahantu wari wajya mu bukwe na rimwe ngo utahe ubukwe bwo ndabutaha ujya wumva ahandi basezerana bakavuga ngo bari kubasezerana bakavuga ati muzasangira akabisi n'agahiye cyane bisobanura iyo bakuvuze ngo musangira bakavuga ati bakanagiza akavuga ati muzabane mu bibi no mu byiza bivuze ngo uyafite umugore aragukunda utayafite aragukunda ibyo kurya bihari bihiye aragukunda bidahiye mukabirya ari bibisi rero ikibazo cy'ukuda ikibazo cy'amafaranga ahubwo wowe ni kutigirira icyizere siko bimeze ikibazo ntabwo ari amafaranga Patrick amafaranga araza akagenda amafaranga ni nk'umushyitsi akamisha kuba yafitemo hano muri studio hano warangiza imvura wasohoka ara hanze imvura amazi yatoboka hano y'amafaranga ashwanyaguruka kubera amazi siko bimeze ikibazo ntabwo ari ukuvuga ngo ni amafaranga icyo cyo uzagisibe noneho rero kankugirire gutya uvuze ko ikibazo ari amafaranga so ufite famiye zirahari wazigishije inama seti ko nshaka gushaka umugore kandi nka mfite ikibazo cy'amafaranga banga kugufasha warabananiye muri macura barumbiye Patrick we yarabananiye ubwo guys ko mudukurikiranye uyu nguyu no arabaninga azi ibintu byekeye n'amashini uyu ni umuntu nawe arazwi nkuko Espoir twamubabwiye n'uyu nawe ni umuntu uzwi ni n'umuntu ukomeye ariko ikibazo urumva ko avuga ngo yitwaza amafaranga kandi turabizi ko akora si ukora na famille yamufasha gukora akazi muri iyi minsi akazi turi gukora mbese navuga ko kari hasi ikibazo kari hasi ntabwo ari ukuvuga ngo amafaranga ngo turayafite yego amafaranga tuyafite ntabwo twakabaye tumeze nk'uko muri iyi minsi tumeze amafaranga ikibazo ni uko yabuze amafaranga ni uko yabuze nose Patrick wari wajya mu rukundo na rimwe kujya mu rukundo wari wakundana nigeze kubikora ndetse nkundana n'umuntu icyo gihe nabaga mu Rwanda nkundana n'umukobwa uwo mukobwa twarabanaga
ese turakundana nkaba narifite n'inshuti yanjye hari ukuntu ugira undi muhungu w'inshuti yawe ariko yabona kwa kundi nyine muba mujyana umukobwa akabona ko bitajyana nyuma na nyuma agahita afata wa mukobwa akinjira wa mukobwa yamara kumwinjirira njye nuko rero yamaze kumwinjirira njye ibyo kuvuga ngo bivuze ngo yagutega papu we mwari wari ufite bivuze ngo wowe wari ufite uwo mukundana mu Rwanda siko tubwiye ukaba ufite n'inshuti y'umuhungu ya nshuti y'umuhungu ikabona nyine mu rukundo we nturimo neza urajegajega siko niko twabyita sibyo wa muhungu aguca inyuma agutwara undi mwakundanaga ese n'icyo umuhungu yari afite icyo gihe utari ufite cyatumye gutwara umukunzi wawe kandi waramukundaga sinzi ikintu uwo mukobwa yagendeyeho njye ntabyo nzi gusa navuga ko yarashaka mbese n'ubwa mbere nserera ushwana n'uwo muhungu uwo muhungu yari inshuti yanjye duserera dupfuye umukobwa ukamugutwaye kuvuga hari ukuntu nyine hari ukuntu umuntu ashobora kuza akakubwira ngo ashobora kuza akakwereka ko wa mukobwa mukunze ariko wowe wareba wa mukobwa ukavuga se uyu mukobwa akunda uriya muhungu cyangwa bimeze bite njyewe nari mfite abahungu abo bahungu bari babiri nari mfite abahungu b'inshuti zanjye ari babiri uwo muhungu navuga mbese watwaye uwo mukobwa waguhemukiye iwacu ni aho ababyeyi baba ni Gisenyi twakundaga kuja ku mazi undi muhungu w'inshuti yanjye aho byaje kuva kugira ngo mbese duse nk'abashwanye aho byaje kuva umukobwa undi muhungu yaraje arambwira ngo ese uko nabonye ya nshuti yawe wa muhungu w'inshuti yawe ari kumwe na boyfriend wawe bivuze ngo hari uwakubwiye yuko yababonanye na mushuti wawe ngo bimeze bite ndamubwira se ibyo biri kumbwira ngo wamubonanye na boyfriend wanjye gute wababonye gute mbese njye ndabizi ko umukobwa tuza no kuvugana yambwiye ko ari iwabo arakubeshya nawe arambeshya bivuze ngo nuko wahemukiwe arambeshya arambwira ngo ari iwabo ambwiye ko ari iwabo mbese njye n'uwo muhungu uwo nguwo waje kumbwira ndamubwira ngo reka tugende tujye ku mazi nyine tutembere tujye ku mazi tujye koga turagiye tugeze ku mazi kumbe nazi ko wa mukobwa ari hehe ari ku mazi kandi noneho hari kumwe n'wa muhungu bari kumwe ikintu cyaje no kumbabaza ni uko yambeshye ngo ari iwabo kumbe yibereye yaguciye inyuma yigiriye ku mazi yagiye ku mazi ijambo namubwiye se kubera icyo wambeshye uri iwanyu hano ni iwanyu uri cyangwa hari ikindi waje gukora hano ijambo nabaje se naramubwiye n'uyu muhungu uyu nguyu uri kuvuga ngo aragukunda uyu ni inshuti yanjye bivuze ngo muri make waragambaniye Espoir urumva mugenzi wawe ibyo avuze urabyumva gute kugambanirwa kugambanirwa kwiwe urakumva gute none sana turi muri paradizo
bibaho nyine baba bagomba kugambanira umusore mwiza nk'uyu w'igikwerero kumubona gutya kugira ngo agere aho ahemukirwa gutyo koko urabibona gute nicyo babitubwiraho muri make uko wumvishe story yiwe nyine si byiza tu baramuhemukiye urabona ko ari cya kibazo cy'uburwayi gikomeje kugaruka urumva yarabigerageje yari afite gahunda yo gukora n'iki n'ubuko wenda yarabigerageje ariko bivuze ngo uyu nguyu ntabwo yagerageje gukundana n'umuntu yagerageje gute kandi bwa burwayi n'ubundi bukigaragara ntabwo yagerageje ubwo burwayi uvuga ngo byo kudashaka arega kudashaka ntabwo ari kuvuga ngo iki uvuze ko yagerageje gushaka ibyo ngibyo urimo dusubiza ntabwo ari imyumvire gisibatera ibato oya buretse gato tukira reka twari buretse gato mwakundanye ryari n'umukobwa guys mwumva yuko bakundanye 2008 okay 2008 Espoir muri gari mukuru urumva yuko bitoroshye iyi nkuru iri ahangaha urumva ko itangaje kandi iranababaje kandi birababaje kubona abasore nk'aba ngaba b'ibikwerere nta hantu nta mwana baratwereka ni ikintu kigoye cyangwa ataratwereka ibyo bintu by'ubukwe bwabo urumva ko bibabaje Espoir tukiri aho ngaho urumva umuntu wa 2008 wari ufite ubwenge bwo kujya ku Gisenyi ku mazi magingaya akaba yicaye nta mwana nta rugo nta urabona atarumbiye ababyeyi koko ariko uyu we kuko afite gahunda yo kuvuga ngo akeneye umugore we kabisa ibye twabyigaho ntabwo yabuze umugore abagore bari no patiri wabuze umugore kwe bagushakira umugore ntabwo wabuze umugore ahubwo uyu nawe wenda igihari ni kimwe umuntu wa 2008 ariko ko numva aho niyo abafite cya kibazo bajya bita ngo ajya byita ngo ariko abasaza nibo babivuga ngo hari igihe abantu barwara intinyi wenda wasanga ariko umuntu ufite gahunda yo gukora ubukwe bwe nanjye ndamutse nyigize tuvuge nshatse gukora ubukwe bwe nshaka umugore ntabwo byantwara umwaka ntabwo ujya gutwara umwaka ntabwo byantwara umwaka ese Sport uyu we nawe ntabwo abishaka ntabwo ubishaka pati ntabwo wabuze abagore ntabwo kuvuga ngo simbishaka nasura bishaka ntabwo ari kuvuga ngo simbishaka wabuze urabishaka gukora ubukwe none wabuze umugore none se kutajya gutereta bajya bakujyana niba umushaka ugenda ugatera imistar ugashaka none se urumva mani ntabwo uyu nguyu sinzi ku bintu bye bimeze ese Patri hano nta bakobwa baba muri Kenya cyangwa nawe urashaka aba diaspora niba udashobotse ntabwo abashaka gushaka ngo abure umugore niba udashobotse aba diaspora apose reka mubaze n'akantu gatoya kubera iki umuntu avuga ngo urashaka umudiaspora abari hano bo batwaye iki amafaranga bafite abakobwa bari nabo bakeneye abo hanze bafite amafaranga bafite amafaranga se uvuze ngo nta mafaranga ufite iki n'iki reka nkubaze cyangwa aba diaspora nabo barababuze reka nkubaze nitwiha ngo gushaka umuntu uri hanze kubera iki umuntu uri hanze ataravuga ngo afate uwo bari kumwe hariya hari hanze amubwira ngo reka dukore ubukwe kubera iki bava muri hanze ngo baje gushakira hano haba abakobwa beza batagira amafaranga hano muri Afurika hano haba abakobwa beza batagira abandi bakaza gushora bafite gusa isura n'ikindi bivuze ngo abasore banze baza gushora hano muri Afurika baza nyine gushora bakarangira batwaye none se Patrick nkuko yavuze ngo nawe nta mafaranga afite bivuze ngo nawe nta mukobwa afite amafaranga urabona noneho ikindi no hanze babayo bafite nabo beza abakobwa beza ariko uri nkaho basa nk'abapingana barapingana ari gihe bafite akamodoka kameze uko urumva nyine Imana iraguha yamara kuguha ushaka kwisumbukuruza wabona wenda umuhungu ufite imodoka wenda imeze uko sizo nawe ugaba ufite iyawe yabisha iye agaciro ukumva ko ngo nyatakubera umugabo bigatuma yizera muri Afurika ushaka wa wundi azatwara uko ashaka reka tukiri aho ngaho
muri plani zawe wavuze uri guteganya kutashaka umugore plani zawe zitagezweho wenda ufite igihe wahaye plani zawe ugomba kuba warazigezeho uteganya kuzazana umugore mu buhe mwaka nkurikije rero igihe nzazana igihe imyaka mfite kugize ubwoba oya nkurikije imyaka mfite ukurikije imyaka ufite na plani zawe wateguye plani uzazana umugore mu buhe mwaka na 2024 hariya 2030 ndakurahiye uzazana umugore 2030 ntabwo bizarenga muri 2030 araba imyaka ingahe 6 2030 kabisa kandi nabwo nshobora kuzisubira bivuze ngo ushobora no kwiyongeza none ariko biciyemo vuba none se nk'umuntu ugira 2030 niho murongo wenda ntarengwa niyo murongo ntarengwa bigendeye no kuri plani zawe ubwo munsi ushobora kuba ari na 2025 wenda nanuzana wamenya ryari cyangwa 2027 cyangwa 28 2030 urashaka kuza ni kera se ejo bundi ra twatuzi ko 2025 ibusisi igeze irageze n'ejo bundi si imyaka 6 isigaye none se espoir itanu se ni myinshi itanu kongera none se itanu niba mfite se 20 2030 ni myinshi none se 2024 ni nayo ni mikeya kutarashaka wabwe ngo wataye guteta 2008 ahubwo weze ko papa wogeze kuki 2008 wogeze kuki wagize isoni 2030 none se espoir wumvishije uburwayi afite uyu nguyu nihe nama bamugira inama namugira bro ubundi hano abakobwa n'ijye umukobwa ashobora kugukunda ntazinga bikubwiye okay sibyo ako nyine akakwereka ko ashobora agukunda rero niba ukeneye umugore ukaba wumva ukeneye gushaka genda vana amaboko mu mufuka ujye gutereka vana amaboko mu mufuka ajye gutereka abakobwa beza bari hano baruzuye ahantu hose genda uvuga turi umukobwa ngiye ndabona ari sawa reka tujye kureba twigane duteretane tumenye ukuntu ibintu bimeze byava mu gato umushaka ntago ari kwicara ubuse nkawe ubundi ko narakubona uteretse nturamubona urata nishaka umugore genda nyine uterete bizacamo zubaka urugo nanjye ikindi kintu namugiraho inama nko kuri televiziyo yacu Papa Plus TV natwe tuzagutwerera amasoda mu bukwe azagaruka ahangaha azanye umugore wabyumvishije natwe tugutwerereye kandi tubivuze ku mugaragaro tuzagutwerera natwe soda azagaruka ahangaha azanye umugore bavuga ati wamushinga mu byo wabaraga mu mutwe wawe byo kunywa mu bukwe ugenda ubisibe ariko nanone mwamuremera hano ni televiziyo kurirwa n'abantu benshi umuntu rwose ushaka guys namwe mukurikiranye aba basore mwumvishije ibibazo byabo mwumvishije n'uburwayi barwaye ubumvishije Patrick guhera 2008 story yiwe mwumvishije n'ibintu bitoroshye kandi biranababaje ariko namwe inkunga yanyu irakenewe cyangwa ibitekerezo muri comment birakenewe inama yanyu irakenewe muri make mwagira uyu musore uri hano cyangwa abasore hamwe n'abandi basore bose aho bari ku isi hose bazabona iki kiganiro nabo bazicare bagitega amatwi babyumve harimo inyigisho zabafasha ariko bitavuze ngo twagendera ku myumvire ya Espoir kuvuga ngo paka igihe cya plani kuko ntabwo ari cyo kigenderwaho burya urugo ukuntu rwubakika icyambere n'urukundo icya kabiri mukizera Imana yanyu ikabacira inzira Imana niyo iza nicyo kurya nicyo kunywa nibitanga kuko yaravuze ngo ibiri mu isi byose ni ibyacu bivuze ngo ntacyo wabura n'uwiteka ntacyo wabura n'uwiteka nkuko wavuze ngo ukunda Imana Espoir kuri njyewe nta musiribateri watera imbere igihe uzagira urugo nibwo plani zawe wifuza zagira ariko rero buriya uzuko Imana ifashe wifashije Imana iravuga ngo tera intambwe imwe ntago ari upfa kuvuga ngo ngewe ngo ndaje ngiye gushaka umukobwa w'abandi buretse gato aze dukubitwe mu nzu buretse Imana yaravuze ngo tera intambwe imwe izindi 99 yarazitera ese warayigerageje utera iyo ntambwe imwe iyo ntambwe imwe rero nzayitera imbere yanjye cyari grand frère guys nzayitera nishoboka nzatera aho ngaho ari gihe natera uretse gato tukira nzatera ebyiri aho uzatera ebyiri ubwo izindi 99 n'umwe Imana izazitera none ka nkubaza ikibazo kimwe mukuru wawe yego turamukunze nubwo tutaramubona nahari nakurikiranye ikiganiro azabyumve turamukunda cyane
kandi tumwifurije kurama. naho mubwira shaka Ikindi kintu nakubaza, nadashaka mukuru wawe azabapadiri buretse ntabwo umubereye mu bitekerezo, nadashaka ntabwo uzubaka. okay nadashaka njye nzashaka. Njye si ko ntanagendera kuvuga ngo sinagenda kuvuga ngo kuko atashaka. Njye si cyo kinambuza cyane, wenda nacyo cyababo ariko si cyo. Yewe nadashaka njye nzashaka. Ariko rwose ntabwo yanze gushaka, rero ntabwo najya kwica ibintu. Azashaka, namara gushaka nanjye nzaba nshaka. Hari ikibazo se arojya njyewe icyo nshaka undusobanurire. Wenda bazashaka 2080. Rero wowe ibintu byo gushaka reka banze nkubwire. Yewe nubwo uri kumubwira ngo ibintu byo gushaka niki ntabwo njye ndi mukuru cyane. Ntabwo uri mukuru. Ntabwo ndi mukuru cyane. Buriya se wowe washatse ufite inga. Abantu benshi ani igihe ushaka ufite dati, sibyo? Reka njye ngoye kwa mufano njye. Papa Plus TV yacu. Reka ngoye urugero njye. Nari inkomeye. Ubwo ngiye kuguha story kuri njye. Nta kibazo nakitwaye. Nabonye byinshi. Kugeza kuri umunsi wa none. Sibyo? Nari umusore. Hagira amafaranga. Akangirika. Nta nicyo ujyamo ngo ukiboneremo umugisha. Ibintu byose ukabona biribana. Na yandi wari ufite ukabona byo biranze. Sibyo? Nza gutekereza ati bipfira he. Urabyumva? Ya Mana dusenga nkajya mfukama nkashyira amavi hasi agakoboka. Nibaza Mana mbigenze nyereka inzira. Imana imi inzira. Mbona ko ntazigera ntera imbere nta rugo mfite. N'Imana yo gayinyibwira ko nta terambere nzagira. Banze mfungura umutwe, banze ushake byose bizaza kubw'impuhwe z'Imana. Sibyo washatse ufite ingahe? Njyewe kubiri kose yize 20s. Guys muri make nta so abadukurikirana kuri channel yacu barabizi, nta kuri Gendi Password nta muntu nzi, nta n'uzamenya, bizabagora. Ariko icyo nge nakubwira ndi muto bishoboka cyane. Hari umwana wavuze ngo umusaza yaramubajije ngo ufite ingahe, ngo umusaza akavuga ati ushaka ufite nka 22. Ndakeka aho uwo mwana ari haratwumva. Aravuga ati nshobora no umwana arasubiza ati na 20 sirajya. Rero hakaba hari undi wavuze ati ushaka kuba ufite 28. Umwana avuga ati nyamara nshaka kunuje nka 26. Ubwo nawe uri umuntu mukuru wabyumvishije. Rero imyaka si yo kubaka kw'iki gihe, imyaka si yo ngenderwaho. Hari abato bubatse kurusha abakuru, hari n'abakuru bubatse kurusha abato. Bivuze ngo inzira ya plani y'Imana iri ku buzima bwawe ni wowe Imana irambirijeho wowe. Rero icyo ngiye inama nakugira ni iyihe? Gira inama n'abandi bose, n'abandi basore bose, n'abandi singe gusa babasiri bateri bose. Inama nabagira ni iki? Nabakangurira kubaka bakagira ingo zabo. Kubaka ko nicyo cyabaye ikibazo. Murarambiranye. Urabona imyaka yarumbye mu mirima. Mu murima ibyo wateye bikarumba nibivemo umusaruro. Niko mutumereye, niko mumereye ababyeyi. Neza cyane. None se nidushaka murumbiye ababyeyi, nidushaka abasore bazababandi. None se ukeka ko nk'uyu bitangiye 2008 akamenya kujya gusunga kuri ku Gisenyi, akabona iyo tike aho yagikuraga, ukubitiraho undi nawe uzwi mu mupira w'amaguru ari Espoir, akaba ari n'umuntu uzikora namuhanga ku cyerekeranye na mashini, akaba atekereza kuvuga ngo pakaza 2030 cyangwa mukuru atarashaka ntazubaka. Icyo ni ikibazo n'uburwayi. Urabona kuntu virus, urabona kuntu corona yateye. Iyo ndwara iri hanze. Iyo ndwara rero yateye mu basiri bateye, mu basore. Hari n'undi wavuze ngo njyewe ngo nzashaka umugore ariko Yesu yaje.
bati koma Satani Yesu azaza ryari uzi igihe azazira kugeza amagingo ayo we afite ayo mahame akavuga ati yaravuze ati ngewe nzasiziranwa na Yesu nuko ngo sinizera abansengera ndamubwira ati se Yesu ujya umamagara kuri telefone mukavugana ati hoya mwavuganye se basi uryamye na birota ati hoya none ukumva utarayobye utarapoteye ngo mu myizerere yanjye niko nizeye none n'inama nabagira mukora amaboko mu mufuka mukore mutinyuke nimuzana abagore ngo mubicishe imirimo ntago abagore umugore w'umuntu cyangwa umufasha ntago ari umukozi rano urubavu rwawe icyo bita urubavu mbega warukubita hasi rwavuye none reka nanjye maze nkubaza akantu gato mbaza abo bagore ko basigaye babashaka babageza mu rugo urugo rukaba umuriro rukagorana bakarwana bakabamo amakimbirane rero urabivuga iki ingo ziri mu makimbirane hano hanze urugero nagwa Espoir icyambere gituma n'abantu n'abahungu benshi badashaka abasore ni gutinya umugore man uzi ko gushaka umugore wamugeza mu nzu ukamuzana ari agatama wamugeza mu nzu akakubera gahene Espoir inama nakugira haho akakubera umuntu mubi koko kandi hari ingo nyinshi hano muri Kenya cyangwa se n'ahandi zihari none se ko n'abashaka ziri gusenyuka mwikwitwaza mw'abasiribateri mwe izo zo urazivuga iki ubu reka ngusobanurire iki wavukiye amezi 9 yego ama Patrick we nawe umunsi wavutse se wavukiye na Espoir n'ibihe bitandukanye bivuze ngo iyi saha igeze ira kwisi yose isi igeze iri ku mwisho n'ibihe by'imeruka sibyo kuko kubakera ku babyeyi bacu bakibyo bintu n'ibyabagaho uri kubyo abantu babanaga mu mahoro kwanza muri Kongo wanyu rabizi ko ababyeyi babanye mu mahoro n'ibintu byo gutandukana ntabyo bazi itonde buretse gato reka ndangize bajya bavuga bacyumugana mu Kinyarwanda umuntu ntabyera ngo ndi urumva ni wacu ahubwo twega abanyamurenge uzi ibintu wakora barabihisha ingo ziri barabihisha ntago bavuga ntago nyine zirazishya bwacya zikaba zaziye urumva ntabwo ari kubati ngo abashatsi bose bafite ingo zimeze neza hari n'abashaka bakirirwa bakarara barwana ariko mu nyamurenge akenshi ntago babigaragaza ngo badasebanga imiryango y'akabarunaka ngo batamenye ko ngo harayahiye none Espoir icyo nshaka kubaza ni kimwe kandi ngiye kukubaza ujye unsubiza twihute cyangwa twihutishe nta kibazo kabisa mugenzi wawe umenye ko yarwaye sida kwa runaka nawe wagiye kugira ngo uyirware hoya Espoir umuntu yakwiyahura akijugunya mu modoka ndikurira ko afite ibibazo nanjye kanjye nijugunyemo hoya siko bimeze none se Espoir akazi mugenzi wawe muturanye akazi kazamunanira nawe vango karananiye hoya kubera iki wumva ko kuko wumva ko ingo zananiranye uri uko yavutse ntakuzi umwaka yavutsemo ntanuzi uretse gato yashatse mu banyamurenge se nubwo yabashakamo kuki buri muntu ujya wumva ngo buri muntu afite ubwo jya ngo buri uko umuntu avutse avukana isahani imana imugenera isahani siko bimeze Espoir ntuzigere utekereza ko uko ingo z'abandi zananiranye ariko n'urugo ruzananiranye Espoir aka kamwanya uretse gato burya ikintu ururimi n'uburozi aka kamwanya ugiye kwa muganga ko bati Espoir urwaye kanseri ukuntu mu mutwe ahita ubyakira ukuntu byakiriye muri wowe wagira pressure muri wowe ko bati ewana ngiye gupfa kibyukana n'ukabona wose fati dore sida yishe umuntu ariko kubera iki mu mutwe ibyo bakwiye kubitaro ku rugero mwino nzu hano hari ubabwiye ku bitaro umunyakenya ngo arwaye kanseri umwana w'umukobwa arangije kwiga kaminuza noneho nimba ari kwa kundi nyine ubukunda gusenga kanja nkubitana na mama we bamufite ntase ni iki kibazo cyabaye kuri mukobwa tarwaye kanseri ko bikomeye ndangije ndamubaza ngo kwa kundi ugera n'abakozi b'Imana cyangwa waramaze kutambuye Imana ngo niki ndababaza ati ese mwamuvuje ku bitaro ahantu hose abwira ko arwaye kanseri baransubiza ngo yego tumutwagurishije etage yacu tumumarira amafaranga turi kumuvuza none batubwiye umunsi wo kuzapfira bamenye umuzungu yaraje aramukumara ati arafi
ndamubwira ati hejuru y'abaganga haba Imana. Mushobora kuba muzi ko arwaye kanseri atarwaye kanseri. Wa mama aravuga ati ese uri umukozi w'Imana urasenga? Ndamubwira ati iteka ryose buriya dukunda guhura mfite Bibiliya banigire ku rusengero cyangwa ngiye ku musozi. Aravuga ati basi umusengero tureke Imana yamwongera n'ibyumweru 3. Ndamubwira ati ngiye mu kwizera kwanjye azanara amazanabyara n'abandi bana mutarateganya akazabyara nuko njye navuze ndigera. Haciyemo iminsi 2 araza arakomanga aravuga ati mwamusengeye kameze nabi. Ndamubwira ati nge naramusengeye Imana yonyine umwijuru izamukiza. Bukeye mu gitondo aragaruka arambwira ati hari umuzungu waje muri Kenya ubu muhanga uvura tumuramo umushyiriya mu dupimire atagira uko ameze. Bagezeyo basanga nta kanseri arwaye. Imana yakoze. Urumva kwera bya bintu babwiye umukobwa yarasinyangana n'umugozi wa sharije. Yarananutse yenda muto. Ari muto. Bagendaga bamuteruye atabasha no kugenda. Wa mama ahita ataha mbere na mbere aza kunshaka. Arambwira ngo wa mwana uri mu mwuka w'Imana. Ndamubwira ati ntabwo ngiri mu mwuka w'Imana kuko ngisimeye ko nta n'ubushobozi mfite n'isengesho nsenga sinzi aho nimba nigera no kumana n'Imana yonyine ibizi. Arambwira ngo twasanze nta kanseri arwaye. Tukimara kumenya ko nta yarwaye yahise anavuga. Aravuga kandi yaramaze igihe kinini atavuga. Igihe kigiye kugera ku mwaka. Bivuze ngo uburozi wowe icyo wakira ukagishyira mu mutwe cyakwica. Bivuze ngo nawe wowe bira washyize mu mutwe ngo kwera ko ingozi imeze nabi nanjye ngere uzagenda nabi. Nubishyira mu mutwe bizagenda nabi. Nubivuga ngo uzagenda neza ukagira amahame yawe y'urugo rwawe no gukundana n'umugore wawe. Bizaba buzima kandi bikomeye. Arakamwanya wese kwa. Ushobora wicaye hano turi kuganira kuri Papa Plus TV hano. Imbuto wese zakuvamo zikaba arizo zizagenda zikayobora igihugu cyangwa ngo bakaba perezida. Iki kintu uko cyumva ukaba uri murabikerereza wowe ubwawe ari wowe urimo wiyangiza. Wasanga ari nanyi abadukurikiranye basibatera mwese mu byumve. Patrick gira icyo ukora wibabaza ababyeyi bawe bakoze akazi kabo baragukuza bararangije nawe hasigaye nahawe. Shaka wubake bite ku bana bivuga ngo nta mafaranga Imana niyo yagena nagagenwa n'abana b'abantu. Espoir hari icyo ushaka kutubwira? Ibyo vuze ni sawa kabisa. Urumva unyuzwe? Ndanyuzwe. Ubukwe bwaba nejo? Yewe urumva bwaba nejo? Gishukure baratubwira ku nama tukugiriye bwaba nejo? Ejo happy kabisa. Guys murabona uko bameze gusa ikigaragara bapfuye kumva. Espoir niyihe nama bagira bose batiri bagenzi bawe? Inama nabagira rero ntange gushaka ni byiza. Byiza n'umugisha. N'umugisha. Muri Bibiliya nabwo biranditse ngo gushaka ni byiza. Ngo ariko kudashaka ni byiza kurushaho. Sibyo? Ariko no kubyara mukororoka ni byiza rwose ngo mukangana n'imisenyi n'iki n'iki. Urumva? Nabyo nibyo. Ariko rero hari abantu wenda bandi bahisemo gukora ibyiza kurushaho. Ibyiza kurushaho ni ukudashaka. Hari n'abandi kandi na Bibiliya nabwo ari ahantu ivuga nuko ntazi ngo ni hehe. Bavuga ngo umugore. Umugore. Iyo ngo umugore ni ibiki? Umugore yakoze icyo umugore? Umugore uriya umugore abadamu n'intwari. Okay. Nabyo nibyo. Nabyo nibyo ariko umugore uriya ni kitondera Adamu na Eva bakimeze neza bari muri paradizo barya iki niki. Urumva? Uwakoze ikosa yari ibi. Si umugore. Inzoka niyo yagiye icyo umugore. Abagore buriya si sawa kabisa. Sawa ngewe si sawa gushaka umugore we wavuze ibintu byose gari mu mutwe Marise. Mu mutwe. Ushobora gushaka umugore mwiza. Ani gushaka umugore mubi. Wowe wavuze ngo ubyishyizemo ngo ukagira uko ngo bigenda uko. Sibyo? Okay. Ngewe kubyishyiramo nyine ntabwo ariko gutekereza nabyo ni byiza. Mbere yuko wubaka urugo ukabaza ugatekereza uvuga ati bizagenda gutya na gutya na gutya. Ntabwo ari gupfa kuvuga ngo gupfa gushaka ngo ngende ndashaka.
n'abantu bari inaha bashaka aba diaspora ye buranda nabumva kuko ndi inaha ndabizi ukuntu hano hameze ubuzima buragoye ariko hari ababishaka bakabishakira no mu nzira zitari uzi umuhungu hirya ahubwo ati ntumira akantu kawe agafoto bambaye gutya na gutya ibyo bintu urumva ari byo akanakubeshya amara kubeshya akabishyira hanze akabishyira hanze ese kuki iki kintu gikomeje kugaruka kandi twari tuzi ko abanyamurenge muri ari inyangamugayo si byo wese nyine uri kwivugisha ngo si wowe uri kuvuga ngo iki n'iki se ngo abantu ngo ni beza ngo iki n'iki marise muri Kongo twari beza urumva twageze inaha dufata imico y'abandi bantu dufata imico wana Abisiraheli baravuga muri Bibiliya bro simbizi neza niyo bari ubu ngubu aho mu gihugu cyabo ntabwo ari banga gushingira abanyamoko gushingira indi miryango izanye indi mico yabo utazi rero hano uri umugabo cyangwa uri umukobwa wabaye muri Kongo uba mu Burundi uba mu Buganda East Africa yose urayirangije uba mu Rwanda imico uri hano muri Kenya iyo mico yose baragiye yitoratora iyo ababiye baki uwo muntu usibye kuvuga ngo ni mu maraso ngo ni umunyamurenge uzi imico aba yarafashe uzi imico aba afite uzi ko uriya mugore urushaho kumugeza mu rugo uzi ngo ni umugore akakubera setani rero niyo mpamvu ino minsi uriya muri Kongo ngewe birimo zo kuvuga ngo barashakaga gutya na gutya barashakaga kandi ingo zikabaho zigakomera kuko nta muntu waba uzi ngo nakarara ngo abaye ikirangwa reka yase nta n'inzoga zanabagayo simbizi neza sinabaye cyane riguriri abana bagara abana beza bafite imico myiza nyine bakamuzana n'umugabo nawe ataraharibika ariko ubu ngubu abana baraharibitse mana umuntu araba East Africa yose yarayizengutse yarayirangije wowe ukaza nawe ngo witoreye agatama wakageza mu nzu kakabagaye nese Espoir tukira ni iki kintu cyakiri gutera abakobwa kwiyandarika bakambura ubusa bakerekana ubugambure bwabo bakoreza amafoto nyine ikintu kiri kubatera se mu niki niko n'amafaranga y'abantu bo hanze babaza amafaranga wowe sinubishije ejo bundi uriya mukobwa usigaye gukora iriya ntuze wo ku Masimbi ariya na Masimbi ariko bivugaho ibintu by'abantu baba hanze ibintu by'abantu baba hanze hirya iriya umuhungu umwe araje akinishije umukobwa umwe akinisha abakobwa babiri akinisha abakobwa batatu abakina bose bro ngo nuko kavuye hano gafite ikofi yagera ina muri Afurika nyine twari umukobwa uko ashaka se bivuze so byumvishe cyane sura umukobwa ubukwe bwe bwapfuye wagidurayi none sura umukobwa uzingara amakosa yari afite bro uzi ko uriya muji atereta ku murongo araza akitorera akihitiramo none yamara umukobwa yamumenye bitinda haramubwira ati ariko ibi bintu yewe ndabirangije nyine amwandike message avuga ati tubivemo bagira ngo umukobwa ni ufite amakosa kandi umukobwa ari nzirakarengane yarezengana nyine umuntu ufite amakosa n'umuhungu abahungu bari hirya iriya bari gutwara abakobwa bahano uko bashaka kuko bafite amafaranga barangiza bakanabashuka ati mwiyambura ubusa mutwereza amafoto none se Marcel reka nkubwire umukobwa arahanga akora kinyoza yirirwa yoza abagabo b'abandi ubundi umukobwa bro ugufata bakumara kogosha akanagura akagukorakora aho umubiri wose wakuyemo n'intuza muri kinyonza ukwezi bakamuhemba 2,700 cyangwa 8,000 urabona noneho ubwira urumva umuntu ari muri Amerika amukubise $100 cyangwa $150 ngo nyohereza ngo wambaye uko kumuye foto ni minota ingahe ni dakika none se ubundi abagore bizeho hanga washaka ni bangahe uguca abagore bizeho hanga hano no muri Kenya no baraharibitse bose no gushaka ku myaka 17 16 18 ibazo umukobwa gashaka ibizo mu Rwanda byo mu Rwanda rukungu rege no ni nkambi turimo mu nkambi yaberamo ibyaha byinshi mu Rwanda at least ariko mu Rwanda ho si kimwe nga mu Rwanda barifata Marse mu Rwanda umukobwa abari ku ishuri kwa nyina bro hano umukobwa aba kwa nyina mu Rwanda kugeza agize imyaka ndati cyangwa se 27 abagore bo mu Rwanda barabubaha agaciro ntago muvuga ngo mvira mu rugo umukobwa kiga primaire secondaire kaminuza gafata akiba kwa mama
cyo kwa mama ni wa mukobwa no mu mutwe warajijutse ufite ubwenge ariko hajemo izivuye muri Kongo ntabwo uzi imico yazo izivuye mu Buganda izivuye mu Burundi izivuye mu Rwanda zose zahuriye inaha zikora korabo bibana no ufajya umuriro raka bambura usaberekana amafoto karahava ufite imyaka yose niba ari 17 abayuma ngomaze kubyina bashaka umugabo uwagejeje 18 ngarashaka umugabo akiyambura akiyerekana amafoto yose umugabo se ashaka yamaze kuvanga ashaka umugabo bure ni rumwaji aritonda akagushakira umugabo kunywera inzoga rumwaji umugabo ugenda akakunywera itabi umugabo umurusha imyaka itari munsi ya 15 okay none wowe ukambwira ngo dushake ngo abakobwa ndabashaka se ndabakuraye umukobwa ugapfa kugira imyaka 18 20 none haba yatinze 20 something ni 2025 hano muri Kenya ndakurahiye abakobwa batarashaka bafite imyaka 25 ni bake bafite ubura cyane kwanza uko yigiriya harateye kwanza ubu ufite 25 aba yajinze 25 aba yajinze wowe kushingura y'ubugora bize reka nje mubwire Singo Patrick yabuze umugore oya dore ngo Patrick yabuze umugore saba asiga afite yikoza kuri uyu bakamubwira ati ngewe ngafite touching ibaragirana cyane ngo mu gahanga neza gafite ngo mu diaspora bro urashaka mu diaspora kurusha imyaka ukambwira ngo niyo mpamvu ngiye natangiye mvuga ati diplome y'abakobwa niki n'abagabo guys mwumvise bose taza kunteza abantu diplome y'abakobwa niki n'abagabo bakobwa murabe mwumva yuko diplome zanyu rwose nubwo mwaba ku ishuri kugira gute diplome zanyu z'abagabo ari zanyu n'abagabo guys mwumvishije inkuru mwumvishije ubureki Espoir yatuganirije na Patrick yiriye somo kuyemo iki kiganiro isomo nakuyemo amasomo menshi cyane nakuyemo amasomo menshi cyane burya uzarebe umuntu ikintu umuntu agomba gukofa kureba cyambere mbese ni ukubanza ukareba ukamenya se ejo hanjye hazaza nzaba ameze gute imbere yanjye nzaba ameze gute yego nshobora kuvuga ngo ngiye gushaka nimara gushaka se ejo nzaba nzitwara gute ejo nimba ndi kumwe n'umugore nk'ukuntu hari ukuntu mwavuze ngo muri Kongo okay muri Kongo sinavuga ngo muri Kongo bari mu gushaka bakiri bato hari umwana hari ubu twize kuza yari kumwe n'undi mwana w'umukobwa gusa byarananagaje kubona muri kumwe n'umuntu ariko ukamubaza se njye nabonye yambaye ibitenge nka gutya abagore baba bambaye ibitenge nyine yabaza se ko wambaye ibitenge kandi ukaba uri kumwe n'uyu nguyu ni iki cyawe uyu ni iki cyawe ni musaza wawe ni iki uzi ijambo umukobwa yaje kubwira yarambwiye ngo umugabo ndabaza se ndamubaza wa mukobwa ndabaza se ufite imyaka ingahe imyaka yambwiye ko afite imyaka 10 ndicara ndavuga ni gute yego twe mu Rwanda ntabwo ushobora gushaka udafite 18 utarageza 18 cyangwa 20 gutyo kuzamuka ariko ni gute nicara nibaza yego muri Kongo narahabaye nigeze kujyayo muri biriya by'intambara ariko narebye ubuzima abana b'abakobwa babamo ndeba n'ubuzima mbese buri muri Kongo mbona dusa nkaho twabasize mwagiye muri ahantu h'iterambere turi ahantu h'iterambere ariko bo bari ahantu nta terambere mbese bo nta terambere rihari ukicara ukareba umwana w'imyaka 13
ni gute umuntu avuga ngo uyu ni umugore. Naricaye twari twicaranye namubwira ngo njye habe niyo wambwira ngo ufite imyaka 10 cyangwa ufite imyaka 15, iryo kosa ryo kuvuga ngo ngiye kugushaka ushaka uruhinja. Icyo gihe naba ngiye gushaka uruhinja. Namuhaye urugero ndamubwira nuri kureba nka gutya mu Rwanda niwafata umwana ngo umuvane muri Kongo habe niyo yaba afite iyo myaka 13, yafata uwo mwana ngo umuvane muri Kongo ngo umujyanye mu Rwanda, afite n'undi mwana mutoya. None se uwo mwana bakubajije wowe bakubajije uyu mukobwa ko tubona afite umwana, uyu mwana ni uyu mwana ni uwande, wasobanura iki? Urumva ko guys ari ibintu bikomeye. Wese Patrick, none twemere ko ugiye gushakaho bizaterwa n'ikintu kizaba kindimo, ariko gushakaho nta kibazo. Uri nk'umuririmbyi uzwi w'umukorari, ugiye ufasha neza, utwemereye ko utazadukuza isoni ngo dusebye ugomba gushaka. Azashaka none se guys, nkuko mwari mudukurikiranye mwumvishije ibitekerezo byabo kandi ni byiza. Namwe turifuza comment zanyu cyangwa ibyo mwavuga mu iki kiganiro baduhaye. Mwumvishije byinshi, uburyo cy'abakobwa biyamura ubusa bakarohereza amafoto mu basore bari hanze, mukube bitewe nuko wenda ubushobozi bwabaye buke bigatuma bakwiyandagaza. Guys, abantu banze mwaho muri kwisi hose mutubabarire, mureke kudusebereza abakobwa uko n'abana barezwe kandi bafite ababyeyi, mureke kubatakariza agaciro kabo, ahubwo mukore iby'abagabo n'ibyo mwagakoreye imiryango yanyu. Rero guys, yari Papa Plus TV, abatumirwa bacu b'uyu munsi mu bishoko batuganirije neza, kandi nimwifuza ko tuzabagarura mwatwarikira mu comment, ibitekerezo byanyu muzadusaba, tuzabibafasha kandi tuzabumvira, tubakorere icyo muzaba mwadusabye. Rero yari Papa Plus TV, twishimye kubana namwe ku munsi wa none. Mwakoze. Ciao ciao.